Yes, urakaza neza kuri Shimirwa Technology Edit. Ubu ngubu ngiye kwereka uburyo ki wakora nka zira thumbnail za ba Rocky Kimomo. Niba ufite telefone yawe, reka dutangirane step by step. Ikintu cya mbere uramanza ufungure network. Uze kuri browser runaka ukoresha, ngewe wenda ndakoresha Chrome. Uze wenda usacinge usacingemo turifashisha wenda Rocky. Uraza wenda tuvuge Rocky na Scovia, nibo bantu turifashisha. Reka twandikemo ngo Rocky Kimomo. Rocky Kimomo HD. Aka kantu ka HD no kugira ngo ifoto rize rikeye. Uri kubona bahise baduha amafoto ya Rocky Kimomo. Ubwo turaza nyine turebemo ifoto nziza dushaka gukorera, ifoto ryiza rirakurura abantu, nawe wenda bitewe na content yawe runaka ndakeka uzaribona. Boneraho kusuhuza uwitwa Nduru Comedian, ndabizi abankurikiye 5/5, n'uwitwa Infinity Growth TV nawe ndabizi ko ahari 5/5. Reka dukoreshe wenda rino, ukora ugatinzaho ugakanda kuri download image. Ubwo urabona ko ryarangiye. Reka wenda twifashishe ariya, ndumva hagije aba ariyo twifashisha. Ikindi kintu urasubira inyuma. Ikindi kintu turakenera na application bita Remove BG, ariyo yingiye Remove BG cyangwa se background eraser. Iyi ni application iradufasha gukora thumbnail nk'iya Rocky. Wenda reka tudatinze nkwereke ahantu urayikura. Uraza kuri Play Store, application urayibona, ni iyi ngiyi yitwa Remove BG cyangwa se background eraser. Ubwo nukuvuga ngo nta yindi application yabikora usibye iyi ngiyi yonyine. Ubwo wowe numara kuyidownloadinga urahita ujya kuri open. Nanjye reka nzenye opening Remove BG. Okay, nkako ngiye nayifitemo izindi projet, wowe urasanga imeze gutya. Kore hano kuri create, urahita ubona Rocky, unarangiza umukandeho, tegereze. Urabona ko abaye Rocky. Kandi hano kuri V uhita ukora hano kuri kano kamenyetso ka compass. Kuri YouTube ahangaha niho thumbnail ibiri. Urangiza wenda umuzooming bitewe nuko ubishaka. Aho ngiye kubera ko mukeneye ari igice kugira ndanayikoresha kuri thumbnail, ndakeka iyi foto niyo wabonye kuri thumbnail. Nurangiza ukande nanone hano, uze wenda tuvuge twebwe turakoresha Scovia. Turazamura mu mafoto dufite, ntago haburamo Scovia. Tuzamure mu mafoto, wenda dukoreshe ifoto rya Scovia riri bukurura abantu katurishake. Nawe ubwo urarishaka niwite kuba nta mafoto uri kubona, nukugira mutazanyinjirira. Ariko iryo foto nituribona ubwo turahita turikandaho. Nkwibutsa niba uri mushyashya kuri no YouTube channel, ukora subscribe agakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya twaploadinga bijye bimugeraho mu bambere. Reka wenda twifashishe iri foto. Niturangiza turaza tukande kuri aka kamenyetso kameze nk'imakasi, ndakeka mwakabonye. Ndagerageza kugenda nubereka. Urabona Remove BG ibikase nabura. Kora hano kuri eraser, uyu muntu tumusibe, turamukuraho rwose neza nta gihunga. Sinzi umuntu umamagaye neza nta gihunga. Buhoro witonze buhoro. Hano hari akandi, ariko ntago ari buri gihe aka kantu kaza, biterwa n'igihe icyari cyo cyangwa se n'uburyo ifoto iteye. Urabona ko Scovia aje ameze fresh, urabibona. Turangiza uraza ukandeho gutya. Urangiza urabona Scovia yakingirije akaboko ka Rocky Kimomo. Turamukanda kuri Scovia, uhita ukora hano kuri move down. Iyo ukoze move down, iyi foto ihita ijya munsi y'iya Rocky Kimomo. Urabibona do Rocky ahise aza hejuru ye. Ni gutya ibi bintu bikorwa. Okay, urabona ko Rocky ahise ajya imbere ya Scovia.
ni gutya nawe uzagenda ubikora bitewe n'uburyo runaka ushaka kubakamo ibintu byawe. Tuvuge Roki dushaka ko aba ameze gutya. Urabona ko iyi thumbnail ntacyo twayo, urahita ukora hano kuri background, urabona hari inyuma hari utuntu tumeze nka senyenge ushaka kudukuramo ugashyiramo ibara runaka ushaka, umutuku se, umuhondo se, nyine ibara runaka ukeneye ushobora gushyiramo aha ngaha. Iyi nayo yifitiye utubara twayo wacagura ukareba, ariko ngewe kubera ko aya mabara mba ntayakunda ndaza nkakanda hano muri stock handikamo blare. Blare ni ukuvuga ibintu bimeze nk'ibihu cyangwa se blare ni ibintu bimeze nk'ibikezi. Ubwo iyo utayibonye uhita ukanda kuri hano bakita baguha amafoto. Urabona blare ije ntago ariyo nshaka. Blare sinzi niba ari gutya babyandika, ariko wenda reka dukoreshe focus on runaka, wenda reka twisearchinge focus. Urabona ko focus ije, wowe urazamura ugashakamo ifoto runaka, na hariya ushyiramo ntago ari focus gusa washyiramo ifoto runaka ushaka cyangwa se izina ry'ifoto ushaka, barangiza bakakuzana amafoto ugahitamo ifoto ushaka. Wenda tuvuge ko nshaka nta foto iri kuba iri ngiri, wenda ni urugero, kadufate rimwe. Utegereza bitewe na connection ushaka uhitemo nyine. Nahitamo kuko urabona ko iri muri standard ya za TikTok, ukore hano kuri Rock cyangwa se ukore kuri Join Pro niba ufite amafaranga yo kuyigura. Ariko twebwe turi kwerekana ibyoroshye cyane. Urahora ya kuri za imeze gutya, ukore hano kuri vino mara kureba video, ariko ngewe ndi kubona iyi foto ridakeye, ngiye ndaza muri hano option yabo nshakemo agafoto kameze neza. Wenda urugero aka urabona ko gasa nk'agakeye, ariko turashakamo akantu gakeye paka bidushimishije. Wenda reka dukoresha aka. Numara gukoresha aka ngaka ukumva kakunyuze, ikindi kintu uri bukore wenda turuvuge tuti ni gutya nabo babigenza kuri thumbnail, ni gutya nabo babigenza. Turangiza tugabanye, turangiza tuze dushaka uburyo biraba byanditse. Turangiza tuza hano kuri kara, tuze dushake blue, kona ntago igaragara, dushake wenda aha. Urabona ko kano kagaragara nka tubure kugira ngo kabe kagaragara cyane. Urabona ko ni gutya babigenza biranze. Ndakora kuri edit mite nzashyiremo umuhondo, turebe ko byo biri bigaragara. Urabona ko umuhondo wo ugaragara. Mwite kuri abo bantu bari kumpamagara bakambura. Urahita nababwiye ngo ikintu cyose iyo ukanze move down kijya hasi y'umutwe w'umuntu. Iki kintu muzajye mukitaho kuko kigufasha gukurura abantu runaka. Nyine uragishyiramo bitewe n'uburyo ushaka biraba bigaragara. Ndabona gutya ntacyo bitwaye. Urahituza ngewe kwa ko nshaka gushyiraho na logo yanjye nikoreye aha hasi kugira ngo ibigaragara ko ari YouTube channel yanjye. Ndahita nkora kuri aka kantu kakamakasi mite ntambitsa, nze hano kuri shape. Nibimara gukora AI imaze gukora akazi, nkande hano kuri shape, bya bintu byanjye biragaruka, mitamo kano. Urabona ubigenza uko ubishaka. Ngewe nkeneye wenda utungutu guke. Urabona kahise kaza muri ya shape ya YouTube channel yanjye, nkagabanyirize resolution runaka, inagiza nze nkatereke hehe hano. Ubwo nawe ni gutya uzajya ubigenza niba ushaka wenda kujya ushyiraho akarogo kawe hasi. Ubu ngubu ni gutya wakwiyubakira thumbnail, ugashyiramo amafoto runaka, ugashyiramo buri kintu cyose runaka. Nkubwira ko iyi channel niba uri mushyashya, urabona ino channel ni cyashya, tugiye kubana mu mezi atageze kuri 5, iyi channel igomba kuba iri monetize. Niba rero
nawe ufite channel yakunaniye ngwino dutangirane step by step. Ikibazo cyose ufite ukimbaza muri comment mukoro video ku buntu. Ushobora no kunyandikira bitewe n'ikibazo runaka niba kiri privé kuri nimero yanjye iri kuri description cyangwa se kuri channel hejuru muri description, ukanyandikira nkagufasha kugikemura. Nkubwira yuko niba ukeneye kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, iyi publicité ngiye gushyiraho irakureba. Reka duhure muri video y'ubutaha. Ikibazo ufite cyose ugishyire muri comment nzagisubiza. Ciao ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734944043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.